n'umuhanzi umwe uzwi muri iki gihugu. Uwo mugabo ajya afasha ingeri nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Mbere yuko hari umuhanzi umwe anarazwe, mbere yuko ajya gusohora indirimbo arabanza, icyo gihe yarabanzaga kaza aho ngaho, n'iyi sura arayizi nyine, iyi sura yanjye arayizi. Aririmba gospel, aririmba ibisanzwe, ni indirimbo z'Imana. Hanyuma we yarazaga yarangiza nyine bakamukoreraho imigenzo ya gishitani mbere yuko asohora indirimbo runaka. Iyo agiye gusohora indirimbo aramaza akajya kubwira uwo mupfumu, ni umupfumu ukomeye cyane. Arangije we arabitarura ajya mu kimenyetso gikozwe gutya, kira kimenyetso nakibonye no muri ADPR, kira kimenyetso cya piramide. Yego, kuriya yego nakibonye kimeze kuriya n'ijisho mo hagati. Hanyuma aritarura, ahita yitarura mu kuvuga za ndimi. Nani uwo mugabo ahita hinduka inzoka nini cyane. Ubwo ndavuga uwo mupfumu twakoranaga, ahinduka ipusi, ahinduka n'inzoka. Arakomeye cyane nyine mu mbaraga z'abadayimoni, arakomeye ntiyoroshye. Ahita hinduka ikiyoka, ntasobanura ukuntu cyari kiri ikiyoka kinini cyane. Mu guhinduka ngiye nahise mbibona nyine ndikanga, ariko nkomeza gutumbira amaso nyine kuri ibyo bintu kuko nanjye naratozwaga. Hanyuma babantu bari aho ngaho babonye ko ahindutse inzoka bahita bubarara hasi, bose bahita bikubita hasi kandi bubitse inda. Batangira gusenga, numva ko barimo guhamagara hari imbaraga zo mu kuzimu ngo zizamuke. Muri icyo cyuma twari turimo gitangira gutitira cyane, nyine numva harimo imirabyo, ubwanjye ntasobanukirwa iyo ariyo. Hanyuma wa mugabo akimara guhinduka inzoka, ni igitambo gikiriritse yego, ariko ni igitambo mu buryo bw'amadayimoni. Roho yawe babayijyana, ni igitambo gikomeye cyane. Niyo mpamvu njyewe wenda nyuma y'ubu butumwa wenda mfite kuzahura n'inzitizi nyinshi cyane, abantu bakanampiga. Biteye ubwoba, noneho wavuze byinshi byo birakabije. Ariko nta kintu burangiye gupfa kizana ba Stefano umubatiza barapfuye. Yego, bazize iki? Kuvuga Kristo wenyine. Ukuri muri ijambo, ukuri ni ikintu kigora benshi. Niyo mpamvu wavuze ngo. Hanyuma masanga abantu aho ngaho, tuvuye mu irimbi masanga aho abantu aho ngaho, ntungurwa no kubabona ariko ntibyantungura cyane. Barangije bahita bikoza mu gikari ho gato, bajya kwambara amakanzu y'umutuku. Baragenda bahita barambwira ati nanjye nta kibazo nyine, kuko nanjye nari narashitse ubwoba, ibyo bintu ntago byantunguraga cyane. Hanyuma nanjye bahita bayanyinjiza muri cya cyumba, noneho atari cya kintu cy'indahiro, hari ikindahiro, hari n'ikindi cyo guhamagariramo abadayimoni kuzimu ngo bakore ibyabo. Hanyuma turagenda, nanjye ndinjira, bahita bakinga umuryango, bahita batangira kwatsa amabuje yarara aho ngaho. Mu kwatsa ayo mabuje, ubwo numwe gusa wayatsaga, abandi bari bagiye mu kidendezi. Ubone ko babyita nyine ni ikidendezi. Yarara abagabo batatu n'umupasiteri umwe ndetse n'umuhanzi uzwi muri iki gihugu, ariko we akora sekira, arazwi cyane, arambuka hirya no hino. Hanyuma arangije uwo nguwo we wagendaga watsa buje, amaze gusoza, njye bora nari ndi hirya kuko ntago nari ndakarahira, nari ndi hirya y'abo bantu. Ariko bo bararahiye nyine nk'uko nicaye, buje zari zizengurutse gutya, ariko njye ndi hirya buje. Ngiye kubabwira insengero abantu bagomba kwirinda bitewe n'abapasiteri nabonye icyo gihe. Sasa ibi bintu ndabizi neza, wenda abantu bazangendaho, ariko ukuri burya njye mpfuye mfite ukuri kw'ijambo Imana yantumye kubwira abantu. Nubwo napfa rwose, ni ukuri mbonye ubuzima buhoraho, ubugingo bw'iteka, byonyine birampagije. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yesu nashimwe cyane. Mwese rero tubahaye ikaze mu biganiro byacu, kandi ni ukuri Imana ibahe umugisha kuko mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu by'uyu munsi. Ndabakunda cyane, kandi ni ukuri ni nayo mpamvu mubona ntajya ncika intege, kubera ko mba nzi ko ndi kumwe namwe. Imana ibishimire, kandi namwe ibahereze ibyo byose musaba, kandi ni ukuri yumve gusenga no gusaba kwanyu. Bari mu bihe bikomeye cyane by'uburwayi, ni ukuri tubabwire ngo mukomere. N'abari mu bihe byiza kandi mwibuke abababaye,
kandi ntimwibagirwe kugira neza kw'Imana, ntimwibagirwe iby'Imana yabakoreye n'ibyo mwayisabye mu bihe byanyu byari bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ntahema kubabwira ngo dukundane kandi dufatane dufashanye mu buryo nk'ubu ngubu bwose kugira ngo gukora kw'Imana kugaragarire muri twebwe. Mu minsi ishize nibwo nari ndi kumwe n'uyu mugabo, namwita umugabo kubera ko iyo umuntu afite ibikorwa byiza aba yitwa umugabo. Ni umusore ukiri mutoya ariko ibikorwa bye rwose bimugira umuntu udasanzwe kubera ko ni umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo, akaba n'umuhanuzi w'Imana cyane, yitwa Salomo. Abantu benshi cyane aha ngaha baramuzi kubera ko hari ubuhamya bwinshi cyane yagiye atanga, yagiye atambutsa mu bihe byashize, agaruka ku ngendo zikomeye cyane yagiriye ikuzimu mu buzima butandukanye yari arimo. Ushatse tuganira, hari ubutumwa yatanze bukomeye cyane ngira ngo abantu barabyumvisha bamwe banikangamo ko hari igihe umuhanuzi rwose utabembereza, utari umucanshuro, iyo yicaye akavuga iby'Imana yamutumye benshi cyane bashobora no kwikangamo, gusa nuko biba bimeze. Salomo, kandi nishimiye kongera kubana nawe kandi n'ubwitange ugira ku murimo w'Imana. Imana ibikwibukire. Karibu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe iteka ryose. Urakomeye? Ndaho. Ndabona urasa neza rwose. Ibyo ari byo byose ubuntu bw'Imana burimo buragenda bwuba bwinshi cyane kuri wowe, kandi ihabwa icyubahiro kubw'imirimo yakoze kuri Salomo. Nta kitari gukora. Ni ukuri. Meze neza. Yego Salomo, usuhuza abantu badukurikiye mbere kwenda tubona senga kugira ngo usogere uyu mwanya tujye kwinjiramo. Iyo nasuhuza abantu mu buryo bwawe kugira ngo utangire dusengera uyu mwanya ugiye kwinjiramo cyane, kuko ndabizi ko nta mwanya wo gutinda tugiye gukoresha aha ngaha, ko ni message iri direct kandi ntekereza ko hari bidasanzwe cyane abantu bagiye kumva muri aka kanya. Yego. Ndabasoje mu izina rya Kristo Yesu. Amazina nitwa Tuyikorere Salomo, ndacyari umusore, ntabwo ndashaka, ariko igihe nikigera nzashaka nyine, ubwo ntibibatungure. Hanyuma ndi umukozi w'Imana, ndaririmba, ndi n'umuvugabutumwa mbitewe n'aho Kristo yankoye. Hari kuri. Hanyuma uyu munsi nazanye message yo kubwira abantu. Mbere reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Mbere y'ibindi byose reka dufungure Bibiliya zacu. Yego, turasoma ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 5 umurongo n'uwa 11. Matayo ibice 5 umurongo wa 11. Kadusome mu izina rya Yesu. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Aho ngaho. Yego, Imana itugirire neza. Amen. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ubuntu bwawe, imbabazi watugiriye umunsi, waturinze tutarakurindwa. Mbere y'ubwiza bwawe nta kintu twakoze cyagutungani, ariko kubwa rwa rukundo rwatumye utanga umwana wawe Yesu Kristo akamanuka mu isi akababazwa kubw'ibyaha byacu. Nukuri urwo rukundo nirwo rwategetse, nirwo rukiturinze na niki gihe. Ibitero by'abadayimoni byari byinshi cyane, byagombaga kutwica, ariko wabanye natwe, urakoze kuko ukomeje kubana natwe. Nuko rero ururukira muri iki kiganiro, ungirire neza, kandi ibyo ngiye kuvuga ntabwo ari njye, ahubwo ukomeze kumfasha kandi ubane nanjye kubwa Data wa twese, kuva aha ngaha dutangiye kugeza ubwo turi buze gusoza, uze kubana natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Yesu aguha umugisha cyane kubwa rino sengesho, ngire ngo na rino jambo ryo muri Matayo dutangiranye ryo mu gice cya 5 ku murongo wa 11. Ku bantu batukwa ndetse bakanarenganwa kubw'umurimo w'Imana baba barimo, ingororano zabo ni nyinshi cyane mu ijuru. Nukuri. Karibu kandi none kandi wumve ko hari abantu benshi cyane basonzeye kumva ibya message y'uyu munsi, ariko hagati aho turabanza tunaganira n'ibindi byinshi cyane bitandukanye by'umurimo w'Imana. Amakuru wundi utuzaniye uyu munsi Salomo wabumbatiye iki kugira ngo n'abantu bumve nyirizina icyo umwuka wera ari kukubwira muri bino bihe turimo bitoroshye binakomeye cyane ku muntu usenga wese? Njyewe ntabwo ndashaka. Uracyari umusore? Ndacyari umusore, ariko Imana ntibivuze yuko yancishaho ibyo ishaka kubwira abagore n'abagabo bubatse. Yani magambo nzanye message y'abagore n'abagabo bubatse.
tugiye kwinjira mu byingo kutarashaka nkaba ntarashaka ibintu turaza ko Imana duha ubwenge kugira ngo tuze kumenya byinshi cyane tugomba kuza gusobanura cyane nza kumenya ibyo nsobanuza nawe uze kumenya ibyo usobanura kugira ngo umwuka wera aze kuba ari wivugira aha hantu tutaza gukora ikosa yego wenda reka mpere ku nkuru yego tugiye gutangira n'inkuru y'umugabo witwa Yesu. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu yajyanywe n'umwuka wera mu kujya kugeragezwa na Satani. Satani aragenda aramugerageza ariko ari umwuka wera uzanye Yesu. Amaze gusenga amasengesho 40 atarya atanywa icyo gihe noneho Yesu arangije abaribwo atangira kugeragezwa na Satani. Ikimenyetso cya mbere cyangwa se ikigeragezo cya mbere Satani yamugerageresheje yaramusanze arangije handi yari Yesu yari yibereye aramusanga arangije amubwira ngo niba uri umwana w'Imana, iryo niryo jambo Satani yakoreshaga, niba uri umwana w'Imana bwira ayo mabuye ahinduke umugati urye, kuko ngo yarashonje niko Bibiliya ivuga. Yesu yamusubizaga amagambo akomeye agahita amubwira ngo reka banze ndirebe rino jambo, reka banze ndirebe. Matayo ibice 4 umurongo wa 2. Ngaho hasome izina rya Yesu. Ubundi Matayo igice cyaho cya 4 hatubwira byinshi cyane birimo uko Yesu yageragejwe na Satani. Reka dore ku murongo wa 2. Maze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahindukwe imitsima. Aramusubiza ati haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera amuhagarika ku gasongero k'urusengero aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunya hasi kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yayo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera aramujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka maze haza abamarayika baramukorera. Amen. Ngaye ngoko ya nkuru natangiriye. Yego. Dukomeze. Umuntu ashobora kuba ari mu kigeragezo runaka. Icyo kigeragezo akaba gitewe na mugabo we, akaba gitewe n'umwana we, akaba gitewe n'umubyara. Yego. Birashoboka. Ariko kandi njyewe ubundi iyo maze gusoma iyi nkuru mporanyisoma mbita sobanukirwa ko nta kintu tuzireguza imbere ya data. Nta na kimwe. Kuko nimba Yesu yaranyuze muri ibi bigeragezo kandi akageragezwa na Satani. Yego. Ntabwo navuga ngo nanjye ntabwo yabura kutangerageza kiragiye Yesu yambaye umubiri w'abantu 100%. Satani ntabwo yarayobewe yuko Yesu ari umwana w'Imana. Habe na gato. Kandi ntabwo yarayobewe yuko Yesu afite imbaraga kumurusha. Oya, yarabizi neza. Hanyuma ikigeragezo ni ikintu kiba gikomeye cyane. Ubwo Yesu yarashonje kirya gihe Satani nibwo yaboneyeho kumwegera aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana bwira ayo mabuye ahinduke umugati urye, kuko urashonje. Ibi ngibi nkahita mbigereranya n'ibi bihe turimo n'igihe turimo twebwe. Umuntu ngiye nshobora kuba nshonje cyane, ariko wenda ari ikigeragezo Imana yemeye konjyamo, kuko na Bibiliya ahangana ikutubyiye kugira ngo igushungure irebe. Hanyuma ubundi ndibuze kubyinjiramo neza mu kanya. Hari ukuntu Satani ajya kugusaba Imana nayo ubu nawe byamubayeho. Satani akabwira Imana akayibwira nti erega njye mfite abantu benshi cyane nkorana nabo,
wowe ufite bake ndabizi, hanyuma nabo ufite nabo nzi neza ko ndamutse mbagerageresheje akantu kamwe baguhindukira bakakuvaho. Ariko kubera ko Imana iba yizeye wenda umuntu uyikorera yarangiza ikamumuhera ikaba ati ho kigenda ujye kumugerageza, niko Yobu nawe byamubayeho. Imana ishaka kugira ngo itereho kashe. Ari umuntu kwigeze kuganira ejo bundi arangije arabwira ati ngiye mfite ikibazo gikomeye cyane, ati mfite ikibazo gikomeye cyane, mbanye n'umugabo ariko uwo mugabo ntitubana neza kandi nahoze nsenga Imana, bino bintu bimazemo imyaka n'imyaka, uwo mugabo tumeranye nabi pe. Arambwira nti ese Imana ibinyumva kweri gute na huma muri iki kigeragezo kimeze uko kandi ngo habaho Imana nsenga jewe. Nje naramubwiye ndamubwira ni cyo kigeragezo urimo byashoboka kuba ari Imana yabyemeye, ahubwo ishaka kwemeza Satani ko nubwo Satani afite uruvangavange rw'abantu akoresha hano ku isi, ko hari n'abana b'Imana bagomba gusenga Imana, baburayi bashonje bagasenga Imana, bari mu byago bagasenga Imana, bapfushije bagasenga Imana, ko batava imbere y'Imana. Hanyuma ndabwira ni wowe icyo usabwa no gusenga gusa, nta kindi. Gusenga buri Imana itegereje ijambo gusa rizava kuva mu kanwa ubwira Satani kutazava imbere y'Imana, kuko na Yesu nawe yasubizaga Satani ibintu bigiye bitandukanye. Ikigeragezo cya kabiri Satani yagerageresheje Yesu, yaramubwiye ngo yaramujyanye mujyana ku musozi muremure ahantu hirengera cyane, aramujyana amushira kuri uwo musozi. Arangije Bibiliya ahangaha twayisomye iratubwira ngo arangije ngo aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana simbuka, ko ngo haranditswe ngo uzagutegekera abamarayika bakuramire, nizemera ko ukubita ikirenge hasi ngo uvunike, simbuka. Hanyuma Yesu turabizi neza amagambo yagiye amusubiza. Yesu we yamutsindakishaga ijambo, kandi kiragiye Yesu yari yambaye umubiri w'abantu 100%. Hanyuma nje nkahita mbigereranya n'ubuzima bwa kimuntu hangaha hano ku isi ukuntu tubayeho. Nigeze nakoranaho n'umupfumu Kirehe. Uwo mupfumu tuza gukorana mu buryo bugiye butandukanye. Ibi bintu ntago ndabivuga. Ubundi hari ibintu nari nemerewe kuvuga, hari n'ibyo nari nemerewe kuvuga. Nabitaremerewe kuvuga. Kuko igihe cyari kiragera. Ntago cyari kiragera. Icyo gihe bisa naho Imana yari yamfungiye imiryango yo kuvuga ibindi bintu bikomeye ahubwo. Nakoranyeho n'umupfumu Kirehe. Mu gukorana nawe nakoranye nawe mu buryo bugiye butandukanye, ariko kandi uburyo buzimije, nkamamaza ibikorwa runaka byakora ariko mu buryo buzimije. Navuze ngo kino nani ubutumwa wandi ngiye kubwira abantu nubwo abantu bubatse umugabo n'umugore. Ndagira ngo bumve bino bintu ngiye kubabwira byo nakoranyeho n'uwo mupfumu n'abantu bazaga kumusaba ububasha kandi bubatse. Niyo mpamvu ngewe Imana yabincishijemo irambwira ati none ugenda ujye kubwira abantu n'ibintu nyine by'abantu bubatse, ariko n'urubizi ruko narwo rubirubuze kubyumva, nta muntu hejwe. Hanyuma hari igihe kimwe nabaye nicaye ngiye hamwe n'uwo mupfumu. Ubwo uwo mupfumu nari mfite ibyumba 2 nemerewe kwinjiramo, hari n'ikindi cyumba kimwe ntari nemerewe kwinjiramo. Icyo cyumba niwe wakinjiragamo wenyine. Hari ikindi cyumba noneho yajyaga kwakuriramo Satani, akujya guhamagariramo imbaraga z'abadayimoni ngo zizamukire, ariko akoresheje yinjiye muri icyo cyumba. Ariko muri icyo cyumba cyo nari nemerewe kukinjiramo. Igihe kimwe cyahamagaraga Satani cyo waremerewe kukinjiramo, nari nemerewe kukinjiramo, ariko bitemerewe kwinjiramo bindi. Ni kimwe gusa nemerewe kwinjiramo. Cyo cyakorerwagamo iki? Icyo ngicyo ni indahiro. Ni indahiro. Yego. Na icyo ngicyo cyo ni uguhamagara nyine imbaraga zo mu kuzimu ngo baganire. Yego. Hanyuma Satani amubwire ibyo ashaka cyangwa se kumanuka. Hanyuma igihe kimwe nari ndyamye hari mu masaha ya 6 z'ijoro. Uwo mupfumu arakanguka araza arandeba, ubwo nanjye nari ndi igikoresho cye kuko nari narahindutse ikindi kintu nawe nanjye ubwanjye ntasobanukirwa. Hanyuma aza kundeba nijoro, arambyutse arambwira nti kanguka umperekeze. Naramwumviraga cyane, so byambwira ikintu nkahita nyumva kumurusha ahubwo. Mbita mbyuka ndangije ndambara ndagenda tujya mu modoka nziza, arafite imodoka nziza cyane y'umukara nziza.
turagenda anjyana ku irimbi hari mu masaha ya saa sita z'ijoro. Hanyuma tumaze kugera kuri iryo rimbi arangije arambwira ati wowe ntabwo uri buze kunyigera, ntabwo uri buze kwegera mu kidendezi, kwa kundi kuntu umuntu aba agiye kubatizwa tukakita ikidendezi. Nawe niko numvise abyise irimbi ari ikidendezi. Ikidendezi. Hanyuma aragenda ahita ajya kuri yegera imva yari hirya yacu gato, aragenda arapfukama kubita ibipfukamiro kuri yamva, ariko njye nari nasigaye inyuma ho gake. Arangije numva atangiye gusenga ariko asengera kuri yamva. Mu gusenga kwe nagiye kujya kubona mbona wa mupfumu uko yagendaga ari gusenga niko nabonaga ari kugenda asusumira hinduka ikintu ntashobora gusobanura. Agenda hinduka mbona baye ipusi, ariko ipusi nini cyane. Ibi bintu ntabwo ndabivuga nyine impamvu bivuze nuko yahindutse injangwe umubona. Ntari ndaho ngaho nje ndimo kumubona yihinduranyaga mu moko agiye hari aho yihinduraga umwana muto nyine w'umukobwa akongera akihindura ipusi akihindura inzoka. Wenda iby'inzoka ndibuze kubigeraho, yihinduraga inzoka ariko agiye guhamagara imbaraga zo mu kuzimu muri cya cyumba nari muri cya cyumba icyo cyo nari nemene kukinjiramo, ko yihinduraga inzoka ariko ari kuzamura imbaraga z'abadayimoni hano ku isi. Ni umupfumu ukomeye cyane, ntago yoroshye. Ntibageraga ubwoba? Urumva bwabura? Ariko nta yindi mahitamo wari ufite agombaga nta yandi mahitamo bitewe n'ibyo yari yarambwiye, njye nagendera ku mahame ye. Hanyuma aragenda arasenga cyane aho ngaho, numva atangiye kuganira n'ibijwi bwanjye ntashobora gusobanura, ntago bavugaga mu Kinyarwanda ariko yaganiraga n'umuntu. Baraganira. Ubwo icyo gihe yatangiye kuganira kirimo ariko utumvaga. Narabyumvaga ariko yari yahindutse iyo pusi nyine, ariko ari kuvuga. Njyewe nyine nari narashize ubwoba ku buryo ibyo bintu ntago byapfa kunkanga cyane. Niba ari biki yari yaranshizemo ariko nyine nanjye ntago niyumvaga ko ari iki. Yari yarantwaye. Hanyuma nkomeza kwitegereza cyane, araganira n'ibijwi byo ntari kumva aho ngaho, ariko kuri icyo gitura aho ngaho yari yarari. Amaze kuganira ahita yongera kwisubiza mu bumuntu, ahinduka nyine byabaye nk'umurabyo. Mu kuba nk'umurabyo ahita ahinduka umuntu, ahinduka wa mupfumu dukorana. Ndeba. Hanyuma aza atera intambwe asanga aranyegera, arangije njye mbita mubaza nyine ibyari byo yari arimo. Ngira amatsiko ndamubaza nese hari ahantu wari mu biki. Arangije ni umupfumu ukanga cyane, kubera ko njye twari tumenyeranye ntago yarankangaga cyane, ariko mu bandi bantu ndibuze kubigeraho. Hanyuma arangije arambwira ni nari ngiye kuganiriza mama wanjye wapfuye, nari ngiye kumuganiriza. Ntabwira nize wamuganiriza gute kandi ndi kubona ari hariya ku irimbi. Ati se wabyumvaga? Ati rero ndimo kukumenyereza nyine, kuri niko dukora. Nari ngiye kumubaza amabanga y'ibyo ntakora. Arangije narambwira ngo ariko ntago ari byo byonyine, ngo we ambwira ibintu byo ngenderaho, akambwira n'abantu nzana. Buranga iyo maze kukuzana ukemera indahiro yo nkubwiye ko ugomba kurahira, ukabyemera ukarahira, icyo gihe nanjye nambara amapeti ngaye nguko. Hanyuma turagiye tugenda mu rugo nyine hahandi twari twavuye. Mu kuhagera nza gutungurwa, mabona abandi bagabo bari baje aho ngaho mu rugo, kandi nayo nagiye badahari. Masanga abapasiteri, masanga n'abapfumu. Wenda ubundi hari abantu, uwo mugabo ntago ajya mu social media. Oya, hari abapfumu bujya mbona nanga ku ma YouTube barimo kwiyamamaza nyine ngo barakaze cyane. Kumbi bariya bagera n'imbere y'uwo mugabo bakanamupfuka, baramwubararira cyane. N'umugabo uteye ubwoba, bakamwubararira. Hari n'umupfumu yigeze kumpamagara ejo bundi, kubitewe nuko namubonye nyine we amabanga ye ndabazi. N'umuhanzi umwe uzwi muri iki gihugu, uwo mugabo ajya afasha ingeri nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Mbere yuko hari umuhanzi umwe anarazwe, mbere yuko ajya gusohora indirimbo arabanza, icyo gihe yarabanzaga kaza aho ngaho. N'iyi sura arayizi nyine, iyi sura yanjye arayizi. Aririmba gospel, aririmba ibisanzwe, ni indirimbo z'Imana. Hanyuma we yarazaga yarangiza nyine bakamukoreraho imigenzo ya gishitani mbere yuko asohora indirimbo runaka. Iyo agiye gusohora indirimbo aramaza akajya kubwira uwo mupfumu. Ni umupfumu ukomeye cyane, arakomeye.
hanyuma masanga abantu aho ngaho tuvuye mu irimbi, masanga aho abantu aho ngaho ntungurwa no kubabona, ariko ntibyantungura cyane. Barangije bahita bikoza mu gikari ho gato, bajya kwambara amakanzu y'umutuku. Baragenda bahita barambwira ati nanjye nta kibazo nyine, kuko nanjye nari narashitse ubwoba, ibyo bintu ntago byantunguraga cyane. Hanyuma nanjye bahita bayanyinjiza muri cya cyumba, noneho atari cya kintu cy'indahiro, hari ikindahiro, hari n'ikindi cyo guhamagariramo abadayimoni kuzimu ngo bakore ibyabo. Hanyuma turagenda, nanjye ndinjira, bahita bakinga umuryango, bahita batangira kwatsa amabuje yarara aho ngaho. Mu kwatsa ayo mabuje, ubwo numwe gusa wayatsaga, abandi bari bagiye mu kidendezi. Ubone ko babyita nyine ni ikidendezi. Yarara abagabo 3 n'umupasiteri umwe ndetse n'umuhanzi uzwi muri iki gihugu, ariko we akora sekira, arazwi cyane, arambuka hirya no hino. Hanyuma arangije uwo nguwo we wagendaga watsa buje, amaze gusoza, njye bora nayo ndi hirya, kuko ntago nayo ndakarahira, nari ndi hirya y'abo bantu, ariko bo bararahiye nyine nk'uko nicaye, buje zari zizengurutse gutya, ariko njye ndi hirya ya buje. Uri nyuma ya buje, utari mu kidendezi? Nari mu kidendezi. Hanyuma amaze nawe kubikora uko nguko, aragenda nawe yinjira muri icyo kidendezi, aricara. Mu kwicara, wa mugabo uwo mupfumu wanjye arangije we arabitarura, ajya mu kimenyetso gikozwe gutya. Kira kimenyetso nakibonye no muri ADPR, kira kimenyetso cya piramide. Yego, kuriya. Yego, nakibonye kimeze kuriya n'ijisho mo hagati. Hanyuma aritarura, ahita yitarura, ajya muri cya kimenyetso. Ni ikimenyetso kigari cyane. Akicaramo. Mu kukicaramo, arangije atangira kuvuga ibintu na indimi, ariko bo ngabo barabara aho ngaho, nahise menye yuko barimo kubyumva, ariko njye ntago nabyumvaga. Mu kuvuga za ndimi, nani uwo mugabo ahita hinduka inzoka nini cyane. Ubwo ndavuga uwo mupfumu twakoranaga, ahinduka ipusi, ahinduka n'inzoka. Arakomeye cyane nyine mu mbaraga z'abadayimoni, arakomeye ntiyoroshye. Ahita hinduka ikiyoka, ntasobanura ukuntu cyari ikiyoka kinini cyane. Mu guhinduka, njye nahise mbibona nyine ndikanga, ariko nkomeza gutumbira amaso nyine kuri ibyo bintu, kuko nanjye naratozwaga. Hanyuma bantu bari aho ngaho babonye ko ahindutse inzoka, bahita bubarara hasi, bose bahita bikubita hasi kandi bubitse inda. Batangira gusenga, numva ko barimo guhamagara hari imbaraga zo mu kuzimu ngo zizamuke. Muri icyo cyuma twari turimo gitangira gutitira cyane, nyine numva harimo imirabyo, ubwanjye ntasobanukirwa iyo ariyo. Hanyuma wa mugabo akimara guhinduka inzoka, njye nagiye kujya kubona, mbona ibishusho bidasanzwe biri kuza muri ba bantu, biza bibakoraho ibishusho nyine, nkabona ni ibishusho ukuntu kwa nk'ikintu cy'igicucucucu. Yego, kuriya, ariko nimubone neza, akana ikintu cy'igicucu kiri kubakoraho, kikaza kikabakoraho, ubwo bari bubaraye hasi nyine, batarimo kukireba, batarimo kureba na wa mugabo wari wahindutse inzoka. Yego, kumbi mu guhinduka numvaga barimo kuganirizwa, ariko ari wa mugabo urimo kuvuga. Numva ryajwe rya wa mugabo nyine wari wahindutse inzoka, dusanzwe dukorana Kirehe, twakoranaga. Numva ntabwo ari we, ahubwo ari ikindi kintu kirimo kumuvugiramo. Ndatungurwa nyine, nahawe gusobanukirwa neza, narasobanuje. Bamaze kuva muri iyo migenzo ya gishitani, njye naramusobanuje, ndavuga none kuki uhinduka inzoka ugahinduka n'ipusi? Nyine naranyisanzuyeho mu yandi magambo. Arangije arambwira ngo impamvu ngiye mpinduka inzoka nkanahinduka n'ipusi, yira migenzo yacu tuba tugiye gukora hariya, ni ukugira ngo tubaze uwo dukorera, mbese twakora iki? Ko ari abantu baza batugana, twakora iki? Twabakorera iki? Ndamubwira ni none se abantu baza bagana ni nkabaye. Hanyuma arambwira ni urugero, hari umugore umwe wigeze kuza. Arangije yegera uwo mupfumu, arambwira ni njye mfite umugabo yaranzengereje. Hanyuma agiye kuvuga ibindi ahita muceceka. Ni umugabo ukanga cyane, ceceka, ibyo ngibyo byose ndabizi. Uwo mugabo nzi yuko aguca inyuma, siko bigenda. Umugabo ureti njye niko bigenda, ndakwinginze. Uwo mupfumu ahita amubwira ati njye nta mafaranga ndi buguci, kandi abandi bose baca amafaranga. Iyo uje kwivuza ariyamamaza kuri radio 10, njya mwumva no kuri radio Izuba.
uwo mupfumu se cyane ariyamamaza kuri ibyo bitangazamakuru ariko amashusho ahangaha ntabwo aza kuri kamera. yego nka baraba ngo barutanga rw'amaboko ngo bari abantu z'abasarongo baraciriritse cyane, baraciriritse nyine baraciriritse ku rwego rwe baraciriritse. Hanyuma arangije arabwira ati njyewe ndabigufashamo umugabo wawe, ndabona ufite ukuntu uri ariko ndabigufashamo. Hanyuma uwo mugore aramubwira ati njyewe ndagira ngo ubimfashemo umugabo wanjye, ngenda ndamubwira ikintu cyose akinyumvira cyo mutegetse agikore. Sasa ubutumwa bw'abo bagore n'abagabo nahangaha buhereye. Icyo mubwiye cyose agikore. Ahita amubwira ni njye nta mafaranga ndi buze kuguca icyarare ambikubwire byose, nta mafaranga ndi buze kuguca, ndabona mu muryango wawe wafashwe nk'ikivumwe ariko ngiye kugusoreza ibintu byawe byose, ngiye kubigucisha mu murongo, uriya mugabo agiye kukubaha cyane bikomeye. Umugore ati rwose urakabyara urakarama. Arangije uwo mugabo yahise afata ikintu atangira kukizunguza, cyari kirimo utuntu nanjye ntabwo nari mbizi neza, tujegera. Arangije afata na wa mugore aramubwira ngo asama. Umugore arasama araciramukira mu kanwa. Hanyuma amaze kumucira mu kanwa akomeza kuzegeja cya kintu, ahita yikoza mu gikari ho gato. Ibyo byose abikoraga ngenda aho ngaho kuko narigishwaga nyine. Uri kwiga? Nari ndi kwiga kugira ngo bitazantungura nyine nimara kwakira indahiro yanjye njye n'uwo mupfumu. Hanyuma ahita yikoza mu gikari, ahita azana amazi nyine asanzwe, arayazana ahita yahereza wa mudamu, aramubwira ngo ciramo. Uwo mudamu aciramo. Bundi reka mbabwire, umuntu wese uzajya kuguhereza ikintu akabanza kugusaba ikintu ngo kora kino ciramo. Nigeze no kubibona ku social media umugabo urimo kuza ngo cira hano ngo yero amafaranga ndayahindura amadolari, na amadolari ndayaguhereza. Yego. Ni igitambo gikiriritse yego, ariko ni igitambo mu buryo bw'amadayimoni. Roho yawe babayijyana. Ni igitambo gikomeye cyane. Niyo mpamvu njyewe wenda nyuma y'ubu butumwa wenda mfite kuzahura n'inzitizi nyinshi cyane, abantu bakanampiga. Biteye ubwoba, noneho wavuze byinshi byo birakabije. Ariko nta kintu burangiye gupfa sizana ba Stefano umubatiza barapfuye. Yego. Bazize iki? Kuvuga Kristo wenyine. Ukuri muri ijambo ukuri ni ikintu kigora benshi. Niyo mpamvu wavuze ngo hahirwa abazatotezwa bagatukwa bagakubitwa bazira ijambo rya Kristo byonyine. Ibyo abo barahirwa. Erega n'ubundi gakondo yacu ntago arahanga kwisi. Oya. Aha ni ahantu ho kunyura, imirimo twakora ikazaduherekeza, ahandi tuzakomereza urugendo rwacu. Yego. Ubwo ariko mboneraho no gusaba abantu kujya muransengera. Ibi bintu ngiye kuvuga ntabwo nari ndakabivuga, ariko hari impamvu Imana ishimye kugira ngo mbivuge. Nokuri amasengesho yanyu arakeneye kuri jewe. Kuko no mupfumu cyesha ryamamagara akambwira nuzaramukubivuze ibi bintu nyine ngiye kuvuga, we yarabizi ko nambibitse. Turarinzwe na Kristo. Turarinzwe. Kuba turiho n'ubuntu bwe. N'ubuntu bw'Imana. Hanyuma ubwo ngeze noneho ku butumwa nyirizina bw'abagore n'abagabo. Nyirizina uwo mugore yaraje kibara guciramo, akimara gucira muri ayo mazi, amaze no kumucira mu kanwa. Mbere yuko ashira muri ayo mazi yabanje kumucira mu kanwa, arangiza abona gucira no muri ayo mazi. Arangije aramubwira ati sasa wowe ndagira ngo ukurikize bino bintu ngiye kukubwira. Ni umugabo kanga cyane. Ibi bintu ngiye kukubwira n'abantu benshi barahita banabyumva nyine ko ari we nyine abantu bajya kwivuza cyo barahita babimenya. Iyi mvugo ni yakoresha nyine, iyi mvugo ndimo gukoresha. Ndagira ngo ayo mazi noneho uyafate, uyajyane, numara kuyashitsa hahandi mu iwawe uzagerageze ufate aya mazi, ufate kana gacupa. Ubwo nyine ni umupfundikizo kwa kundi kuntu upfundikira nk'amazi ya Nili kugira ngo atameneka. Nurangiza ugafate kara kafuniko ukuzuza amazi, ugende uyasuke mwibase. Uzaharanira ayo mazi ugiye kwiyuhagiza ntazameneke hasi, ahubwo uzayafate urangize nuhagarara mwibase ntago bindeba. Uzakoreshe uburyo ki atari buze kumeneka hasi ngo atembe nyine ajye hasi. Aramubwira ni wowe icyo sigomba gusabwa, wowe cyo ndagusaba ayo mazi uzaharanira kugira ngo asubire mwibase. Hanyuma
uwo mugore ahita amubaza ati none nzakora iki hanyuma aho ngaho. Ubwo uyu ni umugore wagiye gusaba kugira ngo gusaba ngo itsinzi y'umugabo we y'umugabo we gateka jina Yesu. arangije ahita amubwira ngo noneho numara kubisoza ibyo byose wowe uzafate aya mazi ugende mu biryo ugiye guteka, ntuzakoresha amazi asanzwe. Uranyumva neza? Ati yego, ntuzakoresha amazi asanzwe, uzafata yano mazi nurangiza, niba ari umuceri, niba ari umushogoro, niba ari ibijumba, ntago bindebe, uzafata aya mazi wiyuhagije ukureho amazi yo gutekesha, ariko ntuzabirye ibyo biryo, ntuzabihereza n'abana bawe, uzabihereza uwo mugabo wawe wenyine, ariko utekesheje ya mazi wiyuhagije. Nibita Ndabizi neza uzagaruka aha ngaha urimo kumbwira ko ibyo bintu byose byagenze neza, nta mafaranga ntibuguce. Igendere. Umugore barayamuhaye. Nyuma y'iminsi 2 yonyine yaje ari kuvuga ngo umugabo wanjye ibyo ndi kumubwira byose ari kubyubahiriza. Ibyo ndi kumubwira byose arimo kubikora, ariko nta garanti biba bifite kameme. Hanyuma ahita amubwira ngo uwo mugabo ahita amubwira ngo warakoze cyane, warakoze, ati none ikintu kigomba gusabwa ni ukugira ngo n'abandi bagore bafite inzitizi nk'izo wari warahuye nazo zabazane hano njye ndabafasha. Kumbe nahise mpabwa gusobanura, njye nahise nyine ikintu cyose nari ndi kwiga, ikintu cyose numvaga neza nahitaga mubaza. Naramubajije ni se ari ya mazi kuko biriya bintu birakora. Arangije arambwira ngo ntabwo uzi umurimo ngiye nkoze, ubu ngubu nzamuwe mu ntera. Uriya mugabo ndabyibuka ari n'umukobwa wigeze kuza, umukobwa mboneraho no gusaba abasore mwabasore nimutagana inzira y'agakiza, inzira y'umusaraba, inzira none inzira yo mu kuzimu irahari rabarindiriye. Aha hanze hari abakobwa bacanye ku maso. Umukobwa araza arangije aramubwira nanjye nyifashiriza, nakundanye n'umusore, none uwo musore ngo natunguwe nuko ngo agiye gusangana n'undi mukobwa. Ati kandi uwo musore ndamukunda cyane, ndagira ngo bimfashemo ubukwe bwabo bupfe. Ati njye mbinnyemo, niryo jambo yakoresheje, ndashaka kubinnyamo. Uwo mugabo yaramubwiye ati wejya umuntu wese wazaga guhindura igitekerezo cy'umuntu runaka ku muntu nta mafaranga oya, kuko abagagiye kwitabona roho ye none akatayibona. Arangije wa mugabo yagiye hirya aragenda, we yayibikoreraga aho ngaho. Aragenda afata agacupa akanyaramo nyine bisanzwe, umupfumu wa mupfumu amaze kukanyaramo arakazana nyine. Inkari zubwo kandi murabyumva neza, inkari z'uwo mupfumu arazizana ahita azihereza wa mukobwa. Yabikuriraga aho ngaho nyine, apana kuva bagiye kwihisha aho ngaho ku mugaragaro. Ahita akazana ka gacupa arakamuhereza, aramubwira ati aya ni amavuta, utagira ngo ni inkari zanjye. Ati ni inkari. Uwo mukobwa ati hoya rwose ntaga, ati aya ni amavuta yanjye, wowe uzafate aya we ntago yayise inkari nyine, ariko ngiye nabonaga ko ari inkari. Hanyuma uzafate aya mavuta, ubwo nyine murobyumva ko ari inkari. Uzafate aya mavuta mu gihe cyo uwo mufiance wawe muri kumwe, uzaharanira uburyo ki uzamufatisha rimwe gusa. Nurangiza imbaraga zose muzahure rimwe, rimwe gusa. Nurangiza uzakoreshe ukuntu uri buze gutuma uwo mugabo wawe arani uwo mufiance wawe umukora mu maso, ariko wayisiza yano mavuta. We nyine yayitaga amavuta ariko ari inkari. Hanyuma numara kuyafata nani uyamusige mu maso, uzaharanire muzanatahane. Ni umugabo usambana ndimo kubibona nyine, we ahita abibona nyine. Iyo uje kumutura ikibazo ahita amenya ibyo ari byo nagiye kumubwira. Hanyuma ahita amubwira ati ndabona n'uyu musore ni umuntu usambana, arasambana, zagerageze mubonane. Atarasambana kandi ndabona ngo ari wa wundi ngo wihaye ngo akurikira ngo wa mugabo, ubwo yavugaga Imana. Ati ariko arasambana. Hanyuma uzagerageza uburyo ki uzamufatisha muryamane, nimumara kuryamana nani mu gihe cyarimo gufata ya myambaro nyine kwa kundi kuntu umuntu abagiye kuryama, akiyambura umwambaro wo hasi n'umwambaro w'ipantaro wenda. Uriya mwambaro wo hasi uzawufate, nurangiza ufate aya mavuta yanjye ubwo zankari uminjagire kuri wa mwambaro wo hasi nyine, ubwo yavugaga boxer nyine, z'abagabo. Numara kubikora uko nguko uzituriza umaze no kumusiga ya mavuta mu maso. Yego, ubwo bukwe uzabuboneyemo nkuko wabivuze. Kandi uzagaruka hano urimo kunshimira. Uwo mukobwa yaragiye ngo arabikora, yagarutse nyuma y'iminsi 2 yonyine, bagarukaga bari kuza kumushima. Yaragarutse aza kuvuga uburyo ki bwabo ko bwahise bupfa,
hanyuma agaruka narimo kumushimira nyine kuko ibintu byose arimo kumubwira arimo kubyubahiriza ko bashobora no gusubirana ko gusubirana ahubwo byanakunze mpita mvuga ni ati uzi ko burya ukaze kuko uwo mupfumu mu mikorere ye muri rubanda yarimo kugenda muri rubanda agaragara nk'umuntu rwose w'inyangamugayo ntiwapfa kumukwekeraho ibyo bintu ngo arabikora oya aba agaragara nk'umusore w'inyangamugayo cyane. Hanyuma ibi bintu rero nkabihuriza ku ki nkabihuriza n'umugore n'umugabo. Ikigeragezo si ikibazo kuri wowe pe, oya ntago ari ikibazo, ikigeragezo kuri wowe habe na gato, kuko nimba Imana yarashimye ko na Yesu ageragezwa kandi akanageragezwa na Satani. Buriya Satani mu bintu byose akora ni ikigwari giteye ubwoba. Impamvu ari ikigwari, we n'Imana bagiranye amakimbirane, abona ko Imana atayibasha, arangije ahindukirira ikiremwa muntu cy'ikinyantege nkeye. Uzarebe niyo umurozi agiye kuroga akaroga umugabo apfa kuba gusa yubaha Imana cyangwa se umugore, yabona bwa burozi bwe butari gukora, uzi ko yubararira agahita ajya gutsikamira abana wa mugabo aho ngaho ukoze rwose igikorwa cy'uburwari. Uzi kujya gukubita umuntu utari buze kugusubiza, ni igikorwa cy'uburwari pe. Hanyuma ndagira ngo nibyirira abantu bubatse, cyane cyane abadamu nibo bakunda kujya mu biriya bintu, kuko abadamu akenshi nibo bazaga, abaje gusaba urubyaro, abaje gusaba izo nzaratsi se, nibo bazaga kenshi na kenshi. Imana mu kukurema yakuremye ikwizeye ko uzavamo umudamu muzima uyubahisha mu mahanga yose. Rwose nicyo twaremewe, twaremeye imirimo myiza. Hanyuma none bigeretseho utaye kumenya ko Imana yakuremye kandi kuremeye imirimo myiza yo kuyubaha no kuyubahisha, ukasa inzira yawe. Mwayera amagambo twasomye twumvise ko Satani ngo yabwiye Yesu ngo simbuka, ngo uzategeka abamarayika bayo, ni kwijambo ngo rivuga ngo uzagutegekera abamarayika bayo bakuramira. Ntago bazakunda ko ukubita ikirenge cyawe hasi, bazakuramira, ntibazakunda kuvunika. Bura mu kigeragezo cyose cy'uburimo, ijwi rya Satani niryo riza ku mwanya w'imbere cyane. Ati hari uburyo, hari ahantu hameze gutya byakorohera cyahano. Hari n'igihe Imana ibikwizeye 100%, ikavuga ni wura n'umukozi wanjye, Salomo n'umukozi wanjye, nubwo yababazwa mperuka ejo bundi iwacu umukecuru wanjye aheruka gukora impanuka y'umumotari wari umutwaye arapfa, ariko umukecuru abaho nyine. Umumotari arapfa ariko umukecuru abaho. Impanuka biteye ubwoba, si biteye ubwoba cyane. Hanyuma noneho rero iki ngicyo nakibara nk'ikigeragezo, kuko niyo baramujyanye nko kwa muganga ibisabwa kuri nge, kandi mu bintu bigaragara uwo mukecuru twarakuranye, niwe wandeze, nge nakuze nta babyeyi ngira, nkura ari we mbona gusa wenyine mu bushobozi bwanjye bwose. Naravuze ntireka ndebe niba yabaho. Iyo mpanuka ni impanuka yari iteye ubwoba, ariko muri icyo kigeragezo numvaga ijwi rimwe gusa. N'uwo mupfumu yaje kumpamagara, arampamagara arambwira ni se ndabona ufite ibibazo. We nyine wenda n'iki kiganiro ndabizi ari buze kukibona, kuko ahantu hose ho najya niba nkurikirana ntabyo mbizi nanjye. Arambwira ni ufite ikibazo ndimo kubibona. Hanyuma arambwira ni ariko ntakigufashamo kugira ngo icyo kibazo cyawe gikemuke. Nabaza ni ikibazo kimeze ute, ahita bimbwira nyine. Arambwira ni mukecuru wawe uzi ko yakoze impanuka, ati se wamenyeshwa n'iki atari ngiye wamugabye ibitero nkoresheje za mbaraga zanjye unziho. Ariko ntabwo byigeze binsubiza inyuma nyine. Oya, naramubwiye ni se ufite imbaraga zirusha iza Yesu. Twamenye, twasobanukiye, twakurikiye. Nabwira ni nubwo warwana gute, nubwo washaka kunsubiza inyuma ngo twongere dukorane, sinzakugarukira, kandi kuko ntabwo nzamugarukira, ndabizi n'iki kiganiro yazakibona. Hanyuma ndagira ngo wenda mu gusoza kwanjye mbwire, kuko ibintu byose byo nagiye mvuga n'ibintu byo nagiye mvugaho
mwumvise uburyo ki imbaraga zo mu kuzimu zisigaye. Erega imbaraga zo mu kuzimu ntabwo zisigaye zibarizwa ikuzimu, zazamukiye hano ku isi. ubundi iyo unarebye usanga hano turi ikuzimu. none se niba satani n'abadayimoni barajugunywe mu isi, hari ahandi nahangaha niyo mpamvu duhangana nabyo hano. niyo mpamvu duhangana n'abadayimoni hano, usanga uri mu ntambara z'abadayimoni, uri kurwana n'ibintu byinshi cyane bitarangira. niyo mpamvu tugusaba ngo guhora dusengesha umwuka iteka. yego nuko njyewe rero nibwirira abantu, ngiye kubabwira insengero abantu bagomba kwirinda bitewe n'abapasiteri nabonye icyo gihe. Sasa ibi bintu ndabizi neza, wenda abantu bazangendaho, ariko ukuri burya njye mpfuye mfite ukuri kw'ijambo Imana yantumye kubwira abantu. Nubwo napfa rwose ni ukuri, mbonye ubuzima buhoraho bw'iteka, byonyine birampagije. Ndagira ngo mbwire abantu ibyerekeye n'insengero zikorera Satani ahangaha hano ku isi. N'insengero zimeze ute? ubwo ari umugabo wajya bavuga ngo nimusohoke muri ayo marimbi, ntabwo ari insengero, nta marimbi murimo. yego mbonera no kubwira, hari umugabo witwa Theogene, niba ari Theogene nibishaka, mu kuzamuka kuri mugabo njye nari mbihishe nyine bitewe nuko imiryango ntabwo yari karagafungo. yego uriya mugabo mu kuvuga kuri mu kuzamuka ko yazamutse avugira Imana pe, yari afite imbaraga z'Imana. N'abantu bagiye bamutuka, wenda nababwira ngo ntabwo muzi. Hanyuma n'abantu bagiye bamutuka, njye nabagira n'inama zo kujya kumusaba imbabazi. Uriya mugabo yari yuzuye imbaraga z'Imana kirya gihe, ariko iki gihe ntabwo nzi ukuntu ameze. Kiriya gihe uriya mugabo natungwe no kumva avuga ngo ADPR yatanzwe muri Illuminati. Ndabishimangiye nanjye Salomo, ndabishimangiye. ni uko nguko ibintu biri. ADPR mwari muzi kera, ya ADPR mwari muzi yuko ifite imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana, igengwa n'Imana. Umwuka w'Imana amanukira mu bantu ba ADPR kirya gihe. Ubu ngubu ntago ariko biri. ADPR y'iki gihe mu bimenyetso byayo, na kira kimenyetso nababwiye, kira kimenyetso ni logo ya Satani. Mu byandi magambo, abantu benshi cyane muri ADPR basigaye basenga Satani. Ndabyeruye pe, ndabivuze ndabishimangiye. Iyo ni kashe nteyeho. Kubera iriya logo yabo se cyangwa no kuva kubera iriya logo yabo, bitewe n'abantu ngiye niboneye aho ngaho amwe n'uwo mupfumu, kandi ari abapasiteri banazwe muri iki gihugu bo muri ADPR. Nse ko ari abapasiteri, ubwo itorero ryose ryatari biziramo Salomo. Ntabwo navuga ngo ni itorero ryose. Hanyuma nubwo navuga ngo ni itorero ryose, ariko turabizi neza ibimenyetso bya Satani. Niba ngiye narabonye kira kimenyetso, wenda reka mve ko ari abapasiteri nabonye aho ngaho bari baje aho ngaho, kandi barakomeye nyine. Ntabwo ari abapasiteri barabaciriritse nyine, barango bamwarimo wapi, ni babandi bakomeye bagenzura ADPR. Ni umupfumu nyine ukomeye, ntabwo ni igitangaza cyane, ni igitangaza uwo mupfumu. Hanyuma nimba ibyo nababwira cyo, nimba ajyo vumbajije nimba ADPR muyifata nk'icyitegererezo ngo cya kindi cya kera, itorero ry'umwuka wera rya twamenye twatoje twakuriyemo tukamenya kira, ubu ngubu ntabwo ari kiri. Iki gihe uramutse uhanuye ngo uruguhanurira muri ADPR nani kuriye nyine ngo uruguhanura mu masengesho nani mu materaniro nibikunda. Mu mabanga bagiye babwirwa n'uwo mupfumu cyangwa se muri ako kanya, kuko icyo gihe iyo uwo mupfumu yahindukaga inzoka, ubwo nyine ndi kuvuga n'abapasiteri babaga baraho ngo bayaga ari ingeri nyinshi. Iyo yahindukaga inzoka icyo gihe, ni Satani watangira kuvuga, akabahereza amabanga agomba kugenderamo. Icyo gihe ngiye nahitaga mbisobanurwa, kuko bavugaga mu rundi rurimi, ngiye nahitaga nsobanuza uwo mupfumu, nkamubaza nti ese biriya bintu byari bishatse kuvuga iki? Byari bishatse kuvuga iki? Yarambwiye ngo mu kintu cya mbere rero turimo guhereza abantu bakorana na yari amadini, nuko bagomba kuzimiza umwuka w'Imana wakoraga kirya gihe, bagomba kuzimiza. Kabiri, icya kabiri ngo barimo kurwanira nyine abadayimoni, barimo gushiramo imbaraga mu bintu byabo. Icya kabiri ngo bagomba kumvisha abantu ko ngo ikintu cyitwa kwatura nyine kwa kundi kuntu Bibiliya ni kwivuga, mwaturira n'ibyaha byanyu kuko aribwo muzamubare rwose. Yego. Ngo kira kintu rero kujya kwaturira mu matwi biriya bintu n'ibiki byose, biriya binyine byo kuza ngo Imana imbabarire, ngo nari nasambanye, ngo biriya mu matwi nyine. Biriya bintu Imana ntabwo ibyumva, kandi ntabwo izi n'abantu babyihana ntabwo bababarirwa.
oya bira n'ibimenyetso bagenda babahereza gusubiza abantu nyine kubasubiza muri Gehinomu. Nje niko nabyita, bari kubasubiza abantu muri Gehinomu. Mumenye ubwenge kandi mumenye n'ukuntu mukwiriye gusenga hakiri kare inzira z'ikigendwa, kuko y'amazi si yayandi twogaga, amazi yarahindutse. Abadayimoni mutazababarira ikuzimu ngo niho bagituye, oya abadayimoni batuye mu bantu. Ubu ngubu bari gukora kandi ku karubanda, bari gukorana n'ingeri nyinshi cyane nyamwinshi, ntago biraza, oya ntago biraza. Ubu ngubu abantu mugiye kujya none murajya kwiga abana mu mashuri mutari gutanga minerivare, oya bisaba ikimenyetso cyonyine. Kandi ahantu bizahera ni mu nsengero, bazabimenyesha abapasiteri babibakwirakwizemo, bababwira uburyo cy'ibintu barimo kubazana ari byiza. Gutwara imodoka kindogiye ngo bari kugusaba ngo bira byangombwa byose ngo bikwemerera, oya ibyo byose bizabyarangiye, bigiye kuvaho mu myaka iri imbere. Ubu ngubu ikintu kijye gukorwa ni ikimenyetso gusa cyonyine. Guhaha ni ikimenyetso, kwinjira muri bisi ni ikimenyetso, icyo cyo cyose ni ikimenyetso. Utazagikurikiza icyo gihe azicwa n'inzara, azabura icyo kurya, nani azambara ubusa. Bitewe n'iki? Bitewe nuko nta kimenyetso afite. Aba bantu bazahezwa ni abameze ute? Nabubashe Kristo bakamunambaho. Ibyo bihe ntabwo turabizamo, ariko nejo bundi bikaba biraje, biri bugufi. Byaranditswe mu byahishuwe, byaranditswe. Hanyuma muzitegereza akenshi muzitegereza. Hari wenda nzabivuga ni ingaruka yego by'ibimenyetso bigiye kuza hano ku isi, ariko bikozwe mu mabara y'inzoka. Imyambaro mu mabara y'inzoka, inkweto mu mabara y'inzoka, n'amatelefone kimwe cyose mu mabara y'inzoka. Ibyo bihe nitutangira kubigeramo muzamenye ko isi yarangiye, kugaruka k'Umwami Imana kuzakwegereje kandi ntabwo kuri kure. Mboneraho kubabwira mwa bakristo mwe mwese murimo kunyumva, musenge Imana mukuri no mu mwuka. Menya Imana yawe, senga Imana yawe. Uwiteka Imana ishoboye byose yisenge wowe, kuko Imana muganira ngaha ku mutima. Senga. Niba utazi no gufata ibihe byo gusenga mu cyumba cyawe, tangira ubyige, kuko ibihe bigiye kuza imbere gato. Hagiye kwambuka umuntu ufite ijambo muri we, kandi abantu benshi cyane bazajya mu bintu byo kwambara imyenda ikozwe mu mabara y'inzoka, bazabyambara. Inkweto nuko mu nsengero icyo gihe noneho uko tujya twambara ngo twambaye ngo ni forome, icyo gihe nyine bizahinduka iki? Amabara y'inzoka ni forome zizahinduka ibyo bimenyetso. Nuko nguko ibintu biri. Hanyuma musenga mukuri no mu mwuka. Hanyuma n'abagore n'abagabo mwese, nimba ufite umugabo ukabona uwo mugabo wawe ntabwo mubanye neza, sinkubwiriye inama yo kujya mu bapfumu. Kujya mu bapfumu urimo kwikungurira amarembo akujyana nyine mu kuzimu, muri Gehinomu. Kujya kuganyira umupfumu urimo kuganyira Satani, nta kindi kintu urimo kuganyira, ni aho ngaho. Niba ukeneye umwana, niba ukeneye kugira ngo umugabo wawe ahinduke, wenda ni amakimbirane mu ngo, Satani buriya ni umunyabwenge cyane, ariko ubwenge bwe ni ubwenge buzuyemo ubugome, ni ubwenge bwo kurimbura, ni ubwenge bwo kurimbura. Kuko ntabwo agufata nyine wenda ngo biriya bintu yaguhaye, niba ari zirankari nyine wura mupfumu aba yaguhaye, njye ntabwo nabibara nyine ngo ni umupfumu wabiguhaye, ubwo mbibara nka Satani niwe waguhaye iyo mpano. Bigira ingaruka kuri wa mugabo wahaye bya bintu wa Satani yaguhaye, bikagira ingaruka no ku bana bawe bo bonyine, nabyo bikabagiraho ingaruka. Ni uruhererekane, kuko fondasiyo y'ababyeyi babo ni fondasiyo yubakiye kuri Satani, ku bimenyetso bya Satani, cyangwa se ni fondasiyo yubakiye mu mbaraga z'abadayimoni. Ntabwo ari fondasiyo yubakiye mu mbaraga z'Imana, oya, ni fondasiyo yubakiye mu mbaraga z'abadayimoni. Akenshi niyo mpamvu uzabona umwana yarananiranye, umwana ariko wenda ntimushake wenda muzanyange, ariko kandi nge nzababwiza ukuri kose mubifatika. Bahereze n'ingeri zigiye zitandukanye, nzabumvisha rekodi y'uwo mupfumu namufashe arimo kunsaba ngo twongere tujye gukorana. Hanyuma ntuzasubireyo wamfura we. Oya, ninasubirayo. Ntabwo nasubira bitewe n'ibyo nabonye, ntabwo nasubirayo. Ariko nsaba n'abantu wenda gukomeza kuba mu muco mwiza wo gukomeza kuramya Imana no kuyihimbaza, kuko ubwami bw'Imana si kure, ahubwo burahanga, buri hano.
Yesu araje vuba ntagatinze kuko ibimenyetso byose byo yavuze twabyinjiyemo. Hanyuma nimukagereranya ibintu n'ibindi, njye nkugiriye inama, niba ufite umugabo wawe wakunaniye, kata mu masengesho, genda usenga hakiri kare. Umugore wawe kuko nabo barananirana, kata ujye gusenga. Fiance wawe niba ari uwawe koko Imana yaramukugeneye, kata ujye gusenga. Senga byonyine, Imana izakumva kandi izagutabarira kwiyubahisha. Hanyuma Imana ibahereza umugisha. Ubwo ndumva nasoza. Ako mbere yuko usoza hari ibibazo numva nshaka kugira ngo tuganireho, yenda bijyanye nuko abantu bafite kino kiganiro bijyanye n'ibyo wowe uzi kandi wabonye cyane. Urumva abantu benshi cyane bakunda kwirukanyira mu bapfumu, kandi ubundi by'abapfungo birebwa n'abapfumu, binatuma hari igihe ibigeragezo nk'ibyo byose bigenda byongera bikaba byinshi ku bantu bagiye guhura n'abapfumu. Ubundi ni ibihe bibi cyane ku muntu wese wumva ko kujya mu bapfumu kavuga ati sheri aranyanze n'ibindi byose biranze, akavuga ko we icy'imbere agiye gukora ari ukujya mu bapfumu. Ni ikintu wamubwira? Ikintu namubwira se, sasa abateze kino kiganiro amatwi, ibisubizo birimo, ibisubizo byo nabitanze. Ikintu nakubwira cyonyine, ntabwo ugiye guhemukira uwo fiance wawe, ntabwo ugiye guhemukira mugabo wawe, oya, ubwawe nawe ubwawe urihemukiye. Ikindi, ayo maraso y'uwo muntu, kuko iyo umaze kumusiga ayo mavuta cyangwa se iyo umaze kumukorera ibyo byose, kwiyuhagiza amazi warangiza ukajya kumutekera ibyo biryo ukabimugaburira, umurozi uri umurozi mu yandi magambo, uri umurozi mubi cyane ahubwo. Hanyuma ntabwo uhemukiye mugabo wawe, ntabwo uhemukiye fiance wawe, nawe ubwawe urihemukiye, kuko nijoro ntabyo uzabona. Hanyuma ari igihe nk'umuhanuzi avuga ngo abarozi, ukibaza nk'umurozi ngo ni wa wundi ngo wafashe ngo umuntu ngo yamuhaye ngo uburozi kuko bufatika ngo yamwishe. Nawe uri umurozi ahubwo mubi cyane, ahubwo mubi kuruta wa wundi wica umuntu akanamukura, kuko wowe urishe. Ntabwo wishe gusa, ahubwo wishe umuntu uri gukomeza kugenda. Arahari ariko mu wundi mucyo w'umwuka, mu bashoshoza neza, mu yandi magambo ari ahandi hantu, arahari ku isi ariko n'ahandi hantu mu kuzimu, umujyaniye Satani, nyine ubu umujyaniye Satani. Ariko nabagira inama, wenda mu nama ngiye namubwira nk'uyu muntu nyine utekereza n'ibi bintu byo kujya mu bapfumu, ngiye gusaba y'umwana, ngiye gusaba y'iki ngiki, ngo bangirire uku nguku, menya ngo urimo gukingura amarembo yawe yo kwerekeza muri Gehinomu, yo kwerekeza n'umuryango wawe muri Gehinomu, cyangwa se n'uwo mugabo mwese murimo kujyana. Ariko uwo mugabo urimo kugenda umukurura nyine, urimo kugenda umukurura ari kwanga. Ariko nawe shishoza nyine, ibyo ngibyo nababwira. Salomo, reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha cyane. Nawe nadukurikiye nabo duhuze ibiganza kandi tumusabire uburinzi n'ubwenge ku Mana, kubera ko kumena amabanga ya Satani ni ibintu bitoroshye, kubera ko ibitero biba ari byinshi cyane. Ariko twizeye ko Imana twakurikiye ihurira imaso nisinzira kurwanirira ndetse no guhagarara ku ntore zayo. Kandi nibyo koko muhamye Kristo, ibizababaho bindi babamuhora Kristo, ingororano zanyu ngo ni nyinshi mu ijuru. Twabisomye muri Matayo 5 umurongo wa 11. Salomo, niba mu by'ukuri mbere yo gusoza, ndasinzi niba ari message yindi wahereza abantu badukurikiye, niba hari ubundi butumwa wabasigira kugira ngo dusoze iyi session, tutegereze n'indi party ikurikira, kugira ngo turusheho kugenda tubwira abantu ibibi ndetse n'ibibi cyane byo kujya ikuzimu. N'ubu ubwo tuganiye gutya, waranashobora kubaza ngo duhuze n'uwo mupfumu, ngo niwe twashakaga. Umva ukuntu isi igeze ahantu habi. Ariko mu izina rya Yesu nimwakire ubwenge mwese mudukurikiye bw'Umwuka Wera, kugira ngo mutayoba cyangwa se ngo murambirwe cyangwa ngo munanirwe gutsinda n'ibigeragezo, kugira ngo mubone amasezerano y'Imana. Hari abantu benshi bajya bati Imana watubwiye ibi, kuki utabiduha, kubera ko bananiwe gutegereza ndetse no guhangana n'ibigeragezo. Ugasanga utiza amasezerano, ariko mugani Imana ngo uzaguha imodoka, ariko uhuye n'umugabo arakubwira ati veyo turyamane ndaguha imodoka, kavuga ati ubwo se yindi Imana yampaye. Wapi, by'Imana ntabwo binyura mu ibyo bitambo n'izindi mpamvu. Salomo, sinzi niba reka message agenda kandi wasigira aba bavandimwe kugira ngo unatange telefone yawe maze tutegure
ikindi gice gikurikira kandi Imana igumisha gufatanya natwe. Yego. Message irahari. Mfite byinshi byo kuvuga se bike. Nukuri. Yego, umwanya urahari natwe urahari. Yego. Hanyuma ibyo ngiye kuvuga gusenga mu masaha ya nijoro hari saa 8 kuko ngiye gusenga ngiye mbyuka muri ayo masaha abo badayimoni bakorera bitewe nuko nakoranye n'uwo mupfumu kandi nzi yuko ingabo zo mu kuzimu zihari kandi zizamuka kandi zikica bamwe kumva umuntu ntago yararwaye ariko akaramuka yapfuye. Ibyo bintu benshi bajya babyibazaho ngo mbese kuko nabonaga ngo mugenzi wanjye ngo yapfuye atarwaye. Ikibazo ngo kubera iki yapfuye atarwaye. Hari igihe abadayimoni baba bamuniza agapfanye bakakujwibura rwose ukagenda saa 6 saa 7 saa 8 ayo masaha ngi nibwo mbyuka. Yego. Iyo nabyutse saa 6 mbyuka saa 8 ni kandi nibwo nasabye Imana ngigira bimfashamo ayo masaha rero ndabyuka nkasenga nkirukana imyuka mibi kuko nzi yuko ariho ayo masaha bakorera abo badayimoni. Nari ndi gusenga rero umwuka w'Imana nzaho arangije arambwira ngo ndagira ngo umenyeshe kandi umenyeshe n'abatuye isi bose abumva ikinyarwanda cyangwa se byashoboka kuba umuntu yaba yumva ikinyarwanda ahereye mu kindi gihugu ariko ntago byakubuza kudasobanurira mugenzi wawe wicaye iruhande rwawe umubwire ibintu nk'ibi ngibi. Hanyuma nje nari ndimo gusenga umwuka w'Imana nzaho arambwira ngo ngiye kugutuma rwose bitanjya mwiyerekwa makimara kuva ngo ngiye kugutuma njya mwiyerekwa mbona mu nsengero mbona mu mabara mbona mu makabari ahendutse naciriritse mu kwitegereza mbona izuru gusa niryo nabonaga mu nsengero mu kabari ahantu hose uwo kujya kwaka service runaka mbona ni izuru gusa riri aho ngaho. Nje ndibaza ndavuga ni ibyarira zuru biti ko ngira ari izuru gusa sinabonaga amaso ntago nabonaga ikindi gice cy'umuntu nabonaga izuru ryonyine. Hanyuma ndibaza ngo mbese ibyarira zuru bite bimeze bite. Hanyuma umwuka w'Imana arakomeza arambwira ngo komeza urebe icyo gihe nari ndimo gusenga ntabwo nayisinziriye kwa kundi ngo we umuntu ngo ari kurota ho nari ndi kukanura n'amaso yanjye yombi. Hanyuma mu kwitegereza iryo zuru mbona izuru mbona mu mashuri mbona ahantu hose ni izuru pe izuru. Ndangije ndasobanukirwa umwuka w'Imana aransobanurira arambwira nti ndagira ngo ujye kubwira abantu basenga umuntu wese uzi ngo arasenga byashobora kuba usenga pe usenga cyane Imana inakuzi ikwemera nk'umunyamasengesho ngo ariko ngo ujye kubabwira akantu nk'aka kinenge ubabwire ngo umuntu wese uwo ari we wese ujya mu mico igiye itandukanye yo kubwira ngo ni umuhutu nguriya ngo ni umututsi uriya ni umutwa umuntu wese ugendera muri ayo mahame ukaba usenga ntuzabona umwami Imana. Naratumye ngo nze nkubwire umuntu uzabona umwami Imana ko numva ari zinjira bake yo ni indwara irembeje benshi. Hanyuma nkongera nyibaza ko tuzi izuru ibivamo ko atari ibintu byiza kutajya haranga ucuruze koko izuru rigutandukanye n'ijuru. Nigeze guhamagarwa n'umusore umwe umukobwa umwe arampamagara arambwira ni ngiye mfite ikibazo nakundanye n'umusore turakundana imyaka 15 yose irashira twarigaga nyine turarangiza n'amashuri na za kaminuza hose turiga tukundanye ariko umusore aza kumbwira ni ngiye tuzabana nanjye ndamwemera ndamubwira ni tuzabana koko. Hanyuma anjyana mu rugo nyine kwa papa we na mama we tukimara gushika aho ngaho ndicara bisanzwe nk'umushitsi. Murabizi umushitsi nyine igihe cyose ahora yitonze nta mushitsi usara ahora yitonze yiturije. Hanyuma mu kwicara ubwo uwo mukobwa niko yanganirije mu kwicara yanganirije arira cyane. Mu kwicara mbona papa w'umusore mbona n'abavandimwe be bose baraje aho kugira ngo bansuhuze ahubwo bahise banyitaza bakimara kumbona baranyitaza bajya kwicara hirya yanjye gake bandebera hirya kandi bakandeba nabi cyane. Hanyuma bahita bahamagara wa musore wabo agiye kunyicara imbere nka fiance we nyine. Hanyuma bahita bamubwira ngo turavuze ngo hituhaguruka hamwe niyo shinze icara hariya niko tuvuze ubwo ni wa bakobwa
n'uwo musore. Umusore nyine arabumvira nk'ababyeyi be, aragenda yicara hirya gato, nyine wa mukobwa akomeza kwicara wenyine hahandi wenyine. Hanyuma umukobwa arambwira ngo ikintu cyabaye icyo gihe, wa musore dukundanye bahise bamubwira ngo turagira tukumenyeshe, urabona wuno umukobwa amuhuje ubwoko, ngo urabona amuhuje ubwoko. Umusore amubwira ati ubwoko ni ibiki, kuko ngo we ntabwo yagendaga muri ibyo bintu by'amoko. Amubwira ngo ura mukobwa ntabwo duhuje ubwoko, ura mukobwa ngo ni umuhutu, twigiteho turabatutsi. Niko ngo yakoresheje ngo iyo mvugo uwo mugabo, uwo yarari papa w'uwo musore. Birababaje cyane. Hahise ugeze uyu munsi wa none kweri biriho bireza si bo wenyine. ariko nkongera nkibaza mw'abakirisitu, pasiteri we, ariko ubuzi kuba uri pasiteri wubaha Imana pe, ariko ukagera ku kantu kamwe gusa. Oya, baranahari imiryango y'abapasiteri banakomeye muri rya torero ryacu. Izo ngero zirahari nyinshi, ntabwo tuba tuzigaruka, gusa tubwira abantu ngo twaremwe mu ishusho y'Imana. Hari abadive nkunda, korali yitwa ngo Twiyarure ya Kabeza, niyo yaririmbye iri kuvuga umuntu ngo ibaze nk'ubu nk'uri kwa muganga urwaye bagiye kongera amaraso, ayo maraso wamenya ari ayandi bagiye kuguhereza. Ayagukiza ushobora gusanga ari yawo undi wavugaga ngo nwa. Twese twaremwe kimwe, ahubwo ikintu tutandukaniyeho ni amavukiro, niyagera indimi tuvuga, uruhu rwacu se n'ibindi nk'ibyo byose. Twese twaremwe kimwe rero, kandi twaremwe mu ishusho y'Imana. Turabana b'Imana. Ntabizi ibyo byose ni amacakubiri agiye aza kubw'inyungu za bamwe. Rero ugasanga ni virus yagiye yatacinga ikiremwa muntu cyane rwose. Nuko Imana iturengere. Nabwo salama, mbere ko dusoza hari ikintu warenzeho nifuzaga ko usobanuraho. Bavuze ati hari insengero ngiye kubabwira abantu batazongera kwinjiramo, maze tujye tunasoza nkureke gahunda zikomeze. Ndabona byo n'amasaha agenda kura gatoya, mu buryo mwuka wera kuyoboramo utunoshereho, kugira ngo umugani wa nibishaka wasobanuye ni wajya kubwirana izi nsengero zimeze gutyo musohoke muri ayo marimbi, murimo murakira n'imyuka mutaza ahituruka. Ikintu navuga wenda ngenda kurikiza kuri ibyo bintu uwo mupfumu yabwiraga abo bantu, tekinike bagomba gukoresha kugira ngo nyine bakurire abantu mu irimbukiro. Iya mbere, ntimukiyaturerane ibyaha byanyu, riraja mu muzarivuguruza mu matwi, mujye murakoresha mu matwi, n'ibyo mu matwi nyine bizagira igihe biveho, ariko ako kantu nako kubamenyereza. Umuntu niba ari insengero, ntago mbavuze ngo muve muri izo nsengero zanyu, mukomeze musenge, ariko byose byarumviswe kandi ibintu byose biravugwa na Yesu. Nawe mu kubwira bari abafarisayo yagiye kuburisha amagambo akomeye cyane, kabwira ngo mwebwe muri nk'ibituro bisize ingwa. Yego, uragira ngo Yesu icyo bamuye niki? Kenshi impamvu banamwanze, ariko yarakundwaga, impamvu banamwanze ni ukuvugisha ukuri. Nubona urusengero ukabona urusengero rurukuramo ijambo ry'Imana, gusirimba bari gusirimba cyeshe ijambo ry'Imana bakariheza iminota nk'itanu cyangwa se 3, urwo rusengero ruhunge hakiri kare, ubwo baranyumvise nyine. Kabiri, nubona urusengero ukabona pasiteri cyangwa se ukabona wari umuvuga butumwa cyangwa se uwari we wese azanye amazi mu rusengero akajya yaminjira ku bantu kwa kundi kuntu bajya bapuriza, urwo rusengero rusohokemo. hari n'amavuta nabonye bapuriza abantu, niba rusohokemo bagende, wasanga ari za nkari za mupfumu. wabimenyeshwa n'iki? Yego Yesu, cyangwa nawe baciraguyemo usanga na amacanshu utamenya yaturutse. Urwo rusengero nimugende mu rusohokemo mugende. Iki kabiri, nubona urusengero rurimo umuntu wambaye igikanzu cy'umutuku, ntago mvuze imyeru, niba yambara imyeru ibyo ngibyo ntago bindeba, ariko ikikanzu cy'umutuku rusohoke mugende, kiza ubugingo bwawe, bari kukujyana muri gihenomu. Cyo ni icyambere, kandi umwami Imana niba ari urindire nawe uzabona, suka mugende hakiri kare. Wambaye urukanzu rw'umutuku, uvuze ikanzu y'umutuku, hari kuntu ku ruhimbi muri iyi minsi basiga amarangi y'imikara, ugasanga ku ruhimbi basize amarangi y'umukara cyangwa bamanitse ibitambaro by'imikara, umukara tsiriri, kandi ni henshi cyane, nabonye rwose henshi. Bamwe bagiye bavuga ati ibi ni ibimenyetso by'isengesho insengero zagiye zihuza n'imyuka mibi. Ugasanga benshi barukuramo nyine barakodesha, ugasanga n'abantu barakodesha, ugasanga insengero zuzuyemo amarangi y'imikara ku ruhimbi, ugasanga harimo akabara k'umweru kari nk'iriya hirya gutyo. Ibyo byo bihishe iki ku ruhande yenda rw'izo mbaraga z'umwijima, kusobanukiwe byinshi cyane?
wenda aho ngaho ngewe ntabwo nagira icyo mbivugaho, ahubwo ngenda babwira ibimenyetso nge nabwiwe. Okay, komeza. Wenda ngaye nguko. Ubwo rero nizere ko abantu babyumvise nyine. Nkabwirwa bishaka kumva bene. Salomon, nimero ya telefone kugira ngo yenda by'umwihariko n'umuntu ushaka kuvugisha cyangwa se akumusengana, shaka no kujya bishikana gusobanuza n'ibindi biganiro bitandukanye, ariko mpagarita telefone zo guhamagara zikubwira ngo waduhuje n'uwo muntu. Nizina rya Nshobora kubajyana ikuzimu. Twibwire telefone yawe. Abashaka Kristo nibo nshaka. Ariko wenda ibyo nabwira abantu b'iki gihe barakamiritse cyane ku buryo umuntu ashaka kujya mu kuzimu bitewe n'ibitamucanani n'amafaranga ashaka, ukumva ko nge ntazo nzaba. 078 nimero zanjye ni 078372 Imana bagirire neza. Salomo, Imana igumugisha kandi ihe umugisha badukurikiye, kandi nukuri kwagure mu murimo wayo nawe ukoresha iby'ubutwari, kuko aho yagukuye nta wundi wari kubibasha, nta maboko y'umwana w'umuntu ari kubibasha usibye yo yonyine ishobora byose, gushoboza kandi kugira neza. Namwe rero turabakunda kandi tubasabiye ngo umwuka wera ubaganze, uganze ibibazo byanyu, uganze ibigeragezo, maze mubone ubuntu bw'Imana kugira ngo namwe intambara ziri imbere muzabashe kuzirwana mudatinye. Rero nakagaruka iyi ni Impanuro TV, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu byo mukora byose. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.